Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye ikiganiro ubuzima buzima. Hano turi ni kuri La Croix du Sud hazwi nko kwa Nyirinkwaya. Tugiye kuganira na dogiteri agiye kutubwira ku buvuzi bukorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Reka dutangire tumuha ikaze mu kiganiro. Nitwa Dr. Ndacyayisenga Victoria, umuginecologue nkorera ku bitaro bya La Croix du Sud. Icyo nashaka kugira ngo mbagezeho muri iki kiganiro ubuzima buzima nuko tuvura indwara ku buryo bugezweho, cyane cyane zifatira abadamu, abakobwa, igitsina gore, mbese muri rusange zina ndwara zisaba kubagwa. Uburyo nashaka kugira ngo ni uburyo bwerekeranye na tekinoloji ari mu ndimi z'amahanga bavuga minimal invasive surgery, no kubaga ku buryo umuntu batabanze gufungura ku buryo busanzwe. Ugasanga umuntu amubaga mu nda, bajya kubaga mu nda bagasatura. Twebwe rero icyo nashaka kubamenyesha nuko ubu ngubu aho isi igeze n'iterambere ndetse no mu Rwanda aho tugeze ni handi umuntu ashobora kubagwa batiriwe basatura. Ubwo ni uburyo bakoresha bita laparoscopy mu Cyongereza cyangwa se cerioscopy mu Gifaransa, aho bakoresha udutiyo duto cyane bakatwinjiza mu nda, kamwe gaciye munsi y'umukondo, atundi tugaca mu mpande hafi n'amayongoyongo. Noneho hakaba hari kamera nini yinjira mu nda ikerekana ibintu byose nk'uko abantu bari bate kuri televiziyo. Rero umuntu baga akabaga arebera kuri ya televiziyo ariko ari kubaga mu nda. Ni uburyo bugezweho cyane bufite inyungu nyinshi cyane ku murwayi ndetse n'ubaga. Cyambere umuntu bagwa ntabwo atakaza amaraso. Cya kabiri, risk yo kugira infection yo kugira indwara ziturutse mu kubaga aba nto cyane. Icya gatatu, umurwayi ntabwo ashobora kugira kwa kuremba kwa kundi umuntu yabazwe amara amasata abasha kunyeganyeza. Icya kane ni uko nanone n'umurwayi akira vuba cyane. Ibyo bivuze ko gukira vuba dushobora kumubaga mu gitondo nimugura akitahira, kandi yabazwe ikintu cyashobora gutuma nk'imisatu mu bitaro. Igihe amara mu bitaro nabwo biragabanuka. Byongereho ko ubwo icyo gihe bivuze ko nta busembwa bwaza nkovu nini cyane azagira. Ikindi cya kabiri no gukira bigata bikira, agatakira vuba bikongeraho cyane ko n'amafaranga yari gutanga ku bitaro iki byose abamugemurira abamubaho ndetse n'ibindi byose bigabanuka. Kuri ubwo buryo rero nk'uko nabibabwiye tuba dukoresha utuntu duto cyane dufite umubyimba uri munsi w'ikaramu zingi zisanzwe. Akanini gacaho gaca munsi y'umukondo kagacamo ya kamera ituma tureba mu nda ibintu byose. Mbere yuko twinjiramo rero reka ndagenda mbabwira uko dutangira. Nuko umurwayi bamuteguye bisanzwe, bamuhaye ikinya, araryamye bisanzwe, ikinya cyamaze kumufata. Noneho twebwe icyo dukora ni ugukuramo uruhago tugakuramo inkari zamara gushiramo, noneho tukajya gushyiramo umwuka mu nda. Umwuka mu nda ni ukugira ngo inda yeguke cyane, ibyimbe, hanyuma haboneke mu mwanya munini cyane kuba umuntu yabaga nta kindi kintu yakozeho. Bivuze dukoresha umwuka wa gaze carbonique CO2, ikagenda ikabyimbisha inda gutya. Noneho natwe tukazana tugafungura akantu gato cyane katarengeje santimetero, tugacishamo ya kamera ikagenda tukareba mu nda ibintu byose. Ikibazo cyose cyaba kirimo kikagaragara ko kubireba nko kurebesha amaso yawe ureba umuntu. Noneho ugashyiramo utundi, niba ugiye kubaga ugashyiramo utundi tubiri hano gutya hafi mu mayunguyungu, tukinjiramo ariho ducishamo twatuma dukoresha mu kubaga. Harimo amasizo, harimo udufata, harimo udutwika, harimo udutobora bitewe n'icyo ugiye kubaga. Rero ubwo buryo tubukoresha cyane kubaga ibibyimba. Hari ibibyimba bisanzwe byo bifata ku mimererantanga arizo za kyste ovarien, hakabamo ibibyimba bisanzwe bishobora gufata kuri nyababyeyi bimwe bakunda kwita za myome, ndetse bishobora no kuba ngombwa ko tubikoresha cyane ku bantu bakunda kugira ibintu byo kubabara cyane bidasanzwe, ariko mu kumusuzuma bya buri munsi ukabona ko ntibigaragara. Icyo gihe tukamukora icyo bita laparoscopie diagnostique. Icyo gihe tukagenda tukareba ikibazo kirimo. Hari igihe usanga nk'abantu barabazwe cyangwa se baragize ibindi bibazo, ugasanga inyama zo mu nda zarafatanye, ugasanga nibyo bimubaza. Icyo gihe twinjiramo, tukamara kubona gutyo tukinjiramo za nyuma tukongera twitandukanye neza, imwe ku yindi umuntu akajya agasubirana ubuzima bwe nk'uko bisanzwe. Hari
n'ubundi bwo kuba nk'abantu babuze urubyaro ugasanga ngo imiyoborantanga ibyo bita amatrompe byarazibye, tukinjiramo n'utwo twuma kuko nubwo two twiza kubera ko nta maraso barimo kuva ngo agenda ajye mu nda ngo natakaza amaraso, ukinjiramo ukareba amatrompe ugateramo umuti ukabona aho byazibiye ukazibura, tuzibuza dukoresheje ubwo buryo. Hakabamo no kuba nk'abantu bamwe bashaka gukora uburyo bwo kuringaniza urubyaro bwa burundu, kwifungisha burundu, ni uburyo bwiza cyane kubera ko umuntu tuyimukoreye mu gitondo saa sita ashobora guhita ataha. Ni ikinya cy'akanya gatoya, nta gisebe kiramubabaza kubera ko n'utuntu tucyane wagira ngo ni nk'akantu kamunoshe. Niyo amaze gukira nta nubwo wazapfa kumenya, wagira ngo ni kwa kundi kera bakunda guca abantu indasago. Ego ni uburyo bwiza cyane. Noneho aho bigeze ubu ngubu nuko nk'aba bandi bakenerwa kuba bakurwamo nyababyeyi bitewe n'indwara zitandukanye, gukoresha ubwo buryo kuramo nyababyeyi urayikuramo ntazigera abona igisebe na gatoya, kandi no gukira kwe nyine nk'uko nabivuze nako kanya uramubaga, niba biramutse bitinze ashobora kuraramo ijoro rimwe gusa ryonyine. Ni uburyo bwiza rero mu buryo bugezweho ushobora gusanga nabwo bukoreshwa. Hari n'ubundi bukoreshwa cyane cyane mu bihugu byo hanze byateye imbere, ariko no mu Rwanda birakoreshwa cyane mu bitaro bifite ubwo bushobozi kandi bifite n'abahanga mu kubikoresha. Ni uburyo, ni tekinoloji niho isigeze. Ni byiza ko abarwayi bacu tubaha ibyiza byose bishoboka. Ni ukuvuga ngo niba umuntu agomba kubagwa n'ubungubu muri uretse kuba twebwe dukora iby'abagendanye no kuvura indwara z'abagore n'ibyo bita chirurgie générale, birakoreshwa nk'abantu kera bakunda kubaga bagiye kuvuga ngo bageza appendicite, ngo rwose kumubaga kuri laparoscope bagakora appendicectomy n'ikintu cyoroshye. Abandi barwara ka gasabo k'indurwe kajemo amabuye bakagomba kubaga bagasatura inda, kabona inda yose bayirangaje. Aho ubu birakorwa ko n'ahandi muri chirurgie générale binjiramo bagakoramo kandi gusa kuri bwa buryo umurwayi yava mu kinya akavuga ati se bambaze heye, nta nababara ntaki, akabona gusa afite agapfuko gato cyane ukagira ngo ni nk'akantu kamunoshe. Niyo umuntu aryamye kwa kuntu tuba tumurimo twatumushyizeho gutya, ni uburyo bwiza cyane butuma n'umuntu ubaga aba areba ibintu byose kandi akabazi ko umurwayi badashobora gutakaza amaraso. Buriya gutakaza amaraso bivuga ko n'umubiri urimo gutakaza ingufu. N'ikintu none kugira risque ya infection, kugira igisebe kinini cyane ni ko ugira risque yo kugira infection. Ukugira igisebe kinini cyane ni kugira kuba gukira bitinda cyane. Ibyo byose akaba ari cyo cyiza cyane cy'ubwo buryo bwiza bugezweho bwa tekinoloji bwa minimal invasive surgeries. Guhera mu 2012 tumaze kubaga abantu bagera muri 800 kuri ubwo buryo bwa minimal invasive surgery. Dogiteri arakoze kutubwira icyo tugiye kuganiraho, ariko se ko mwatubwiye ko iyo murimo kubaga umurwayi mukoresheje iri koranabuhanga murabanza mukamukuramo inkari mu ruhago. Aha ngaho umuntu ashobora kwibaza, ese iyo murangije gukora iki gikorwa cyo kumubaga za nkari zisubizwamo cyangwa hari ukundi kuntu bigenda? Dukuramo inkari ntago ari kuvuga ngo wenda ntago zongera gusubiramo, ni nko kwa kundi umuntu yihagarika, ariko dushyiramo sonde kubera ko umuntu ari mu kinya ntabwo yakuvuga ngo reka yihagarike. Dushyiramo agasonde inkari tukazigabanya mu ruhago, n'ubundi kubera ko aba arimo gufata amaserumu umubiri urimo gukora uzikora n'ubundi uko bisanzwe, n'ubundi nabwo zongera zikazamo. Ariko mu gihe turimo kumubaga dukeneye kugira ngo uruhago rube nta nkari zirimo, kubera ko iyo rwuzuye inkari rwuzura mu nda nyine rukaba rwatubuza kubaga muri bice byo hasi. Ku bijyanye n'ubu buvuzi bukoreshejwe ikoranabuhanga, aho mubaga abarwayi hakoreshejwe ikoranabuhanga, umuntu ashobora kwibaza niba hari ikigero runaka cyangwa se imyaka runaka yaba yaragenwe kugira ngo umuntu abe yakorerwa ubu buvuzi. Imyaka yose umuntu wese gukora, wenda ku mpinja niho byaba bigoranye, ariko ku bantu bakuru bose kugeza no ku musaza w'imyaka 100 nawe
byabukoreshwa koko ni uburyo bwiza cyane cyane nk'abantu abangaba bakuze cyane ko umubiri wabo utagifite ingufu nyinshi cyane, kubashyiraho kuri ubwo buryo nibyo byiza cyane kubera ko bigabanya risike nyine nk'uko nabibabwiye yo gutinda gukira, kandi umubiri wabo ntabwo uba ukira vuba vuba, ariko bo kubera ko ari ka kantu gato cyane gahita gakira n'ubundi, icyo bita convalescence, kongera gusubirana ubuzima bwiza birihuta cyane ku muntu wabazwe kuri ubwo buryo. None uvuga ngo neno abantu bakuru cyane cyane n'abakuze cyane bo kuba bwabakoresha ni nabyo byiza cyane kubera ko n'umubiri wabo usanzwe ufite imbaraga nkeya. Mu bigaragara wenda umuntu akurikije ibikoresho mukoresha muvura abarwayi ashobora kwibaza niba bidashobora kuba bihenze kuruta uko hari gukoreshwa wenda uburyo busanzwe. Ntabwo buhenze cyane rwose, buriya kwa muganga ubundi ikintu cyose cyagombye kuba gihenze, ariko mu Rwanda nkubwiza ukuri ko ibiciro byo kwa muganga ntabwo bihenze, yego ugereranyije n'ubushobozi bw'abanyarwanda abenshi babyishyurira nibo usanga bihenze, ariko banafite uburyo bw'ubwishingizi ubundi nta buvuzi hano mu Rwanda utabashe kugeraho ufite ubwishingizi. Kubona amafaranga yose icyarimwe nk'umuntu wishyurira, burya niyo bakubwira ngo iki uje kwishyura kuri assurance arishyura 5,000 wowe wishyura 20,000 kubera ko wishyurira uba wumva uhenzwe, ariko mu by'ukuri ntabwo buhenze. Twabonye yuko ubu buvuzi bukoresheje ikoranabuhanga ari bwiza cyane ndetse ari n'ingirakamaro kuri buri wese, ariko umuntu ashobora kwibaza niba nta ngaruka runaka ushobora kuba bwatera umurwayi. Nta ngaruka kubera ko kubagwa ubwabyo ni ukuvura ikibazo cyari gihari, no gukemura ikibazo cyari gihari. Ingaruka nziza nyine ni ukubera ko iyo ubazwe indwara wari ufite igakira kandi ugakira utagize izindi ngaruka zituruka mu kubagwa, nanone cyane cyane nk'ibyo kugira inkovu nini cyane cyangwa se kuremba kubera icyo kibazo, gutakaza amaraso menshi mu gihe cyo kubagwa, naho kereka bikozwe n'umuntu ugasanga wenda yakomerekeje mu nda, ariko ntabwo bibaho kubera ko iyo ufite ubwo unararibonye nibyo no kuvuga ko mu byo ukora byose no kubyirira. Nk'uko umuntu yagiye kubaga bisanzwe agiye gufungura nabwo bisaba ubunararibonye, kuri ubwo buryo ushobora kugira ibyago ukagira icyo ukomeretsa, ariko ikintu kibi cya mbere ni ukutabona ko wakomerekeje ikintu kidasanzwe. Ariko ingaruka ubwazo kuri ubwo buryo ingaruka ni nke cyane ugereranyije n'ubundi no kubagwa bafunguye nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane kutumara impungenge ku bijyanye wenda n'ingaruka zishobora kuba zagerwaho n'abarwayi bakoresheje ubu buvuzi bukoresheje ikoranabuhanga, ariko nanone umuntu ashobora kwibaza ibikoresho mukoresha mubavura bikoresha umuriro w'amashanyarazi. Ese umuriro w'amashanyarazi iyo ugiye muri serivisi yo gufasha umurwayi murimo kumubaga bigenda bite? Urumva kwa muganga kimwe n'ahandi hose hagomba kubaho uburyo buteguye bwo kubona umuriro uhoraho. Iyo umuriro ucitse gatoya cyane amasegonda hano ugahita ugaruka, birongera bikiyatsa ku kanya kandi bigahita bikomeza nk'uko byari bisanzwe, kuko ikiba kigoranye cyane mu gihe cyo kubaga kireka ari ukuvuga ngo ubuze kuntu umurwayi umuhumekesha kuko bari ku kinya gifata umubiri wose. Aho ngaho rero hari imashini aba afite amabatiri ku buryo umuriro ucitse bitahita bizima, ahubwo y'amabatiri akomeza gukoresha mu gihe kingana nibura iminota 30 mu gihe umuriro uraba waje cyangwa se niba ari moteri barimo kuzatsa. Iyo systeme iba ihari mu bitaro byose yo ko haba hateganyijwe ko umuriro ushobora kugenda cyangwa ushobora kuba akabazo, ariko igihe umurwayi barimo kumufasha hatagira ikibazo no kurinda accident nk'ayo ngayo. Ibyo byose biba biteguye rero yaba ku mashini yose. Tugana ku musozo w'ikiganiro ubuzima cy'uyu munsi, twagira ngo mugire icyo mubwira abakurikiye ikiganiro ubuzima cy'uyu munsi. Muri
rusange iki kiganiro ni cyiza cyane abanyarwanda bashobora kuba bagenda bagikurikira kuko ni uburyo bwo kubagezaho ubumenyi ku buzima bwabo. Ubwo bumenyi rero hari byinshi batazi cyangwa se bagenda babwirwa mu buryo butandukanye, ariko ni byiza kugikurikira kuko kigenda kibaha amakuru ku bintu bitandukanye by'ubuzima kandi bakabona amakuru nyayo yizewe. Rero icyo nabasaba ni uko ahubwo mwajya mubafasha nabo bakakibona kenshi gashoboka kandi mukabana adresse bashobora kugisanga igihe yabacikamwe igihe cyaba cyatambutse. Aha niho dusoreje ikiganiro ubuzima buzima cy'uyu munsi, aho twari twanyarukiye kuri La Croix du Sud hazwi nko kwa Nyirinkwaya. Mwabyumvishe yuko babasobanuriye ibijyanye n'ubuvuzi bukoresheje ikoranabuhanga. Mu gusoza ikiganiro rero reka nshimire equipe technique yamfashije. Imana ishimwe René Sadiki yarahagarariye iki kiganiro, bakunda gusenga Joseph Patrick yarari kuri kamera, ngiye wakibagezagaho ndi Alice Uwizeye.